Uyu muhungu uri inyuma yanjye muri kumubona? Mwamubonye? Muri kumubona? Yeah man. Clezo. Yo. Iri kibwira abadukurikiye muri aka kanya. Abantu bakurikiye Vanti Motivations nababwira ko mbakunda cyane ariko kandi nanjye nkamukunda kubarusha. Ndabakunda kumurusha. Ndabakunda kumurusha. Arankunda kubarusha. Ndabakunda kumurusha. Icyo wabura icyo cyose yampani kurimo ntukuye kwitesha agaciro. So ibyaza umusaruro Prito yikoreshe igihe cyawe nikigera izakugaburira. Burya amashuri yose waba ufite doctora waba ufite iki talent ni nka degree ya kabiri. Sure. Reka bari ko mbyita. Talent ni degree ya kabiri. Uzabona abantu bakomeye utakeka ubone umuntu ukomeye usanga uzi ko akomeye akina comedies. Cyane. Ubone umuntu ni president w'igihugu akina movies, akina film. Araririmba Museveni n'umuririmbyi. You want another rap? Yeah. Yes. Nayo ni talent kuko ni baki yabashobora kujya kuri microphone bakaririmba. Hello people, iyi ni Vanti Motivations igarutse muri aka kanya. Tugarutse muri cya kiganiro cyitwa Talent Talk Show. Talent Talk Show. Uyu munsi turavuga kuki? Turavuga ku marushanwa atandukanye ategurwa mu gihugu. Turebe n'iki asigira abayitabiriye, turebe n'iki asigira abayateguye, n'iki asigira abanyarwanda muri rusange. Uyu munsi rero by'umwihariko turagaruka kuri iriya rushanwa. The next pop star. The next pop star. So mbibutsa ko ndi Clezo kagati kakure ku gati kagakorana ubutohere. Agati kakure ku gati. Ku gasi. Yes, ariko kandi tukanabibutsa ko ubuzima bugira imizi mizima mu bazima hazira ubuzima. Nkaba ndi kumwe na mugenzi wanjye Valence. Nirenganya babiri ku nzira. Ibyo birahagije. Yes, Valence tugiye kuganira ku marushanwa aba mu Rwanda. Yes. Kuva mu myaka ya 2010 haba music navuga new generation. Ariyo turimo n'ubwo agenda baraza new generation haje haza amarushanwa atandukanye hakaza n'ama award. Yeah. So reka tuvuge kuri aya marushanwa, tuvuge kuri Primus Guma Guma, tuze kureba icyo yakufashije abahanzi nubwo turi bwibande cyane kuri The Next Pop Star nk'irushanwa rimaze iminsi ariko nahane turagenda tunyuzamo mu maso. Turebe nandi nka za Salax Award. Turebe Salax Award icyo yafashije abahanzi, turebe hanga higa yateguwe na Are Mukuru arindi icyo yafashije abahanzi. Turebe Ati Rwanda ubuhanzi iki yasigiye abahanzi. Turebe I Am The Future. Noneho twusirize kuri The Next Pop Star ari nacyo kiganiro nyamukuru tugiye kwibandaho cyane. Reka duhere kuri Primus Guma Guma Superstar. Ngira ngo niryo rushanwa rya mbere rya muzika nzi ryigeze kubaho rikomeye mu gihugu. Yes. Niba ntibeshye. Ntabwo wibeshye ni niryo rikomeye ryabaye rinagira avantage ku bahanzi benshi kuko ryincludingaga abahanzi benshi. Ni rushanwa abanyarwanda bakundaga ari benshi bakanaryitabira nkurikije uko nabibonaga. Nubwo haje kugeraho igihe rigahagarara. Ariko Primus Guma Guma Superstar riri mu marushanwa yubatse umuziki nyarwanda bigatuma unagera hanze. Ariko nanone riri no mu marushanwa yasenye umuziki nyarwanda. Okay, nabyubwo duha ingingo zabyo ya birashoboka. Birashoboka cyane. Mpereye reka duhere ku ritwarwa bwa mbere. Yatwawe na Tom Close. Yes. Bamuhemba gukorana indirimbo na Sean Kingston. Ndumva baranayikoze yitwaga yitwaga ngwiki. Bari Marry Me bari What and ntabwo nibuka izina ryayo gusa icyo nzi nuko umuntu yayireba. Ya icyo nzi nuko Tom Close ariwe waje kuryegukana ku nshuro ya kabiri za kwegukanwa nande. Nshuro ya kabiri banza ari Jay Polly. Ku nshuro ya gatatu. Nshuro ya gatatu haje King James. Ku nshuro ya kane. Nshuro ya kane ashaka kuba haraje Riderman. Nshuro ya gatanu. Ku nshuro ya gatanu haje Knowless. Nshuro ya gatanu Knowless yararitwaye? Knowless yararitwaye. Nshuro ya gatandatu. Nshuro ya gatandatu ashaka kuba haraje Urban Boys. Ya karindwi Dream Boys ari nayo Dream Boys ya munani Bruce Melody na Christopher ari nabo basoje. Ya Bruce Melody na Christopher. Indirimbo ya Tom Close na Sean Kingston yitwa
good time tonight. It's having a good time tonight. Aha, okay. Ndayibutse. Ariko ni indirimbo imaze imyaka 6 kuri chaîne ya YouTube ya Tom Close, ikaba ifite ibihumbi 26 by'abayirebye. Ntabwo ari igitangaza ko niyo yaba ifite 10 muri iriya myaka hari muri 2000 na kangahe muri urumva niba hashize imyaka 6 bigomba kuba ari nko muri 2010. Donc yatsinze 2010 ariko indirimbo ashobora kuba yaragiyeho nyuma. Yes. Ariko ntabwo ari ibintu byaba bitangaje kuba indirimbo y'icyo gihe ya Tom Close na Sean Kingston yagira views zingana gutyo. Ntabwo ari ibintu byatangaza cyane bitewe n'igihe n'abantu bakoreshaga ama YouTube, bakoresha imbuga nkoranyambaga uko banganaga. Biranatangaje ahubwo uretse no kuvuga ngo ntibyari ibintu bitangaje, kubera ko Sean Kingston, turi kuvuga Sean Kingston na Tom Close, turi kuvuga umuntu watwaye, twari twibagiye ko turi kuvuga umuntu watwaye irushanwa rya mbere mu gihugu n'umuhanzi ukomeye ku isi muri icyo gihe. Urabuzi Sean Kingston muri icyo gihe narabite. Ariko ntacyo tuvuge ko byaje bikabrandinga Tom Close akagera hanze, ndetse na music nyarwanda ikaba yamenyekana. So impamvu navuze ngo guma haraho en fait guma mu rugo ni Primus guma superstar. Hari icyo yafashije muzika nyarwanda kuko atumye abahanzi bibrandinga, barasohoka bahura n'abafana nka kimwe mu bahanzi baba bakeneye. Ariko none haraho navuga ko isa nk'iyatesheje agaciro mu music nyarwanda mu buryo bujyanye no kwinjiza kw'abahanzi. Ariko nanone nkaba narananengaga na filozofi yabo, kubera ko filozofi ya guma bavuga ko ngo ari Primus guma superstar competition yaba superstar. Ubundi the superstar ntago bajya muri competition. So ntabwo ushobora gushyira abantu baba superstar wise superstar muri competition. Abantu aba super kubera ko nyine bari super, ubashyira muri award, ukabaha award ugendeye ku byo bakoze. So urumva niba ngewe ndi super, tuvuge Bruce Melody na Christopher, kubashyira muri competition imwe ubwabyo bamaze kukica, kuko nabantu badakwiye kugerera gushyirwa muri competition, babikoreye bari hariya. So ahubwo hari n'irushanwa ryabaga muri mu Burundi bita Pre-Music, byibuze bo filozofi yabo ijya kuba nziza. Impamvu ijya kuba nziza ni iyihe? Ijya kumera nk'iyaguma ariko bo baba bagamije kureba abahanzi bakiri bato bashaka kugira aba star. So guma ariko kubifata abahanzi bari upcoming bakizamuka batari aba superstar, akaba ari bizengurutse igihugu, then ikagitumira aba superstar bakaza kugira ngo ugire audience bakabaherekeza. So iki ni ikintu nanenze, gufata aba superstar abahanzi 10 bakomeye kurusha abandi mu gihugu, ukabazengurutsa igihugu cyose bakora ibitaramo by'ubuntu. So niho wasangaga umuhanzi kubera ko yazengurutse igihugu cyose ku bitaramo bamurebera ubuntu, nategura ashobora bura abantu. Byagiye bibaho kuko uzareba abantu bose bagiye batwara za guma mu mwaka wakurikiragaho cyangwa 2 bahitaga bacika intege. So iyo yari guma ariko Mushyoma Joseph mwarakoze kuri guma Iroze, byari byiza. Ariko kugeza ubu twavuga ko guma yasigiye ikimizike nyarwanda. Valence nkaho umuntu ureba cyane ibintu bya music cyangwa se nk'umufana wa ubona guma ari ikiyazanye, uretse we nanjye ubona ibyo nkavuga ngo ibintu byagenze neza. Ni iki kintu twashima guma yasigiye abahanzi? Okay, murakoze. Uvuze ku bintu biri negative cyane bituma sa nubaye distrait, ariko tumubura biri positive. Oya, ntabwo nabibura kubera ko nkuko ibintu byose bigira effet negative na effet positive. Nibyo guma uvuze igitakombye kubikora, ariko nibyo yakoze nkeka yuko bitagiye biba bibi cyane. Mu by'ukuri koko nubwo abahanzi bari bahari yari aba superstar, ariko kuba superstar ntabwo byavugaga yuko bazwi n'abantu bose, cyangwa se uko yabaga ari superstar mu Rwanda kuba yitabiriye guma byamugeraga superstar n'ahandi hanze. Bikongera amahirwe y'abahanzi kuvuga bati tuvuge abakeneye collab baturutse hanze, abakeneye collabs. Uko biri kose umuhanzi w'i Burundi wabonye umunyarwanda watwaye Primus guma superstar nk'irushanwa ryari rikomeye mu gihugu, asanzwe ari n'umusuperstar n'ubundi, kuba yamusaba ngo bakorane collabo ni ikintu cyabaga cyoroshye, cyangwa se cyahitaga reka kubyita cyoroshye, ahubwo byongereye amahirwe y'abahanzi nyarwanda kuba babona collabo n'abandi bahanzi bo hanze. Ikindi nuko
mu buryo bwo kubinjiriza amafaranga, kuko kuba superstar nta mafaranga ku rundi ruhande nabwo harimo ikibazo, hari kubamo ikibazo. Iyo baza gufata bariya abana bakiri bato bari kuzamuka, umwana muto ukamukubita miliyoni 24 bahataniraga, ugasanga umuhanzi Kirezogi ukizamuka kubise miliyoni 24, Tom Close umaze imyaka 10 twita na superstar adatunze na miliyoni, aho ngaho hari kuhita habamo ikibazo noneho sasa. Ugasanga hagiye gusa ku rundi ruhande byari kuba ari byiza, ku rundi ruhande byari kuba ari byiza kubona wa mwana uzamutse agahita abona amafaranga, agahita agira ibikorwa bihambaye. Uretse ko ikindi mbanumva kibabaje nuko n'abagiye batwara amaguma superstar, ibikorwa byabo benshi byagiye biguma biri lokale, byabaye lokale ndetse bisa nk'ibinarangiye. Dufate nk'urugero Jay Polly yararangiye, ntabwo ushobora kumubona, byabaye lokale gusa. Kandi ikindi wenda buriya nuko ngo akanyoni katagurutse katamenya iyo bweze, hari amakuru udashobora kumenya yabaga ari inyuma ya miliyoni 24. Nkatwe turanga tubivuga, ugasanga hari amakuru udashobora kumenya bari nyuma ya award zagiye zitanga mu marushanwa, aho ngaho hakaba ariho abahanzi bapfira. Ikintu nakunze wenda tunabije, ushaka gusanga bavuze ngo irushanwa rifite miliyoni 24, umuhanzi bakamuha nka miliyoni 1, izindi 24 bakaba zijya muri management. So ikintu nakunze kwirushanwa turi buze kuvugaho cyane ni ya The Next Pop Star, nuko bavuze ngo watsinze yatsindiye miliyoni 50, ariko ahawe 10, izindi 40 zirajya kumufasha. So urumva atanageze ku rwego rushimishe ntiwamubreminga kuko management ye niyo bifite ikibazo. So Guma hari ibyo yakoze byiza, ariko nizo critique, ntabwo kuzana izo critique ari uko nanenze philosophy yose 100%. So nuko ibihari byiza turabishima, n'ibitaragenze neza, ariko yo ni view yanjye n'abandi babibona ukundi. So Guma rero ivuyeho haza umushinga bita Hangahiga ware mukuru arinda, wazengurukaga igihugu cyose ufata abahanzi ngo barikora indirimbo za gakondo. Uwo mushinga hanyuze nk'abahanzi nka Elisha The Gift bitabiriye na East Africa's Got Talent. Hanyura nk'umuhungu bita Dodi, harimo umukobwa bita Shenge, harimo umusore bita Muhoza waririmbye indirimbo nziza yitwa Sebisage. Izo zose ziri kuri YouTube, urumva abantu bashobora kuba batanabizi, ariko uwo mushinga kugeza ubu ngubu abo bahanzi bagiye banyuramo bagatsinda. Ubu ngubu progression yabimeze gute mu buhanzi? Urabazi se ahubwo wowe? Oya, iryo rushanwa ntago nigeze ndikurikira cyane. Yari wenda ushobora kuba ufite amakuru. So urumva icyo nashaka kuvuga nuko nta musaruro udasanzwe ryatanze, kubera ko n'abagiye batsinda muri ibyo byiciro bitandukanye. By the way, nanjye nigeze ndijyamo kera. Byagenze bite? 2013. Byagenze bite? Urajya mu gatsinda nyine bakakubwira mu gihe ukora amakontra mukazategereza ko waratsinze se? Of course yes. Intsinzi yawe yagiye kugejeje kuki? Ntacyo. Abanyarwandakazi watsinze irushanwa hano nta kintu byakumariye. Asho byamariye. Zo urumva hari uburyo abantu baza mu kintu bafitemo inyungu zabo, ndashaka amakuru kuri ayo marushanwa wakomeza, bashaka gukurura donc kubona sponsorship. Bavuga ko bagiye gukora mu nyungu z'abantu, ariko mu by'ukuri atari ko bimeze, kuko hari nk'amarushanwa za ugasanga avantage nini yagiye kuba organizer kurusha babagenerwa bikorwa. Dufate nk'urugero, mu myaka mike ishize habayeho irushanwa ryitwa I Am The Future. Irushanwa I Am The Future bavuga ko umuntu wa mbere azahembwa miliyoni 15, ariko kandi bavuga ko ari nako byagenze. Ariko uwo muhanzi watsinze agahabwa miliyoni 15 cash, amaze gukora indirimbo 3. Sibyo? Indirimbo yanyu iheruka imaze amezi 7. Nabwo ni indirimbo isanzwe. Uwo muntu ufite nibura se afite izina nyuma
ya competition. uramuzi se? Nicyo nshaka kukubaza. Nyine uramuzi yo competition? Ntabwo muzi na competition, ntabwo nyizi. Ntabwo yizi. Yeah. So urumva byuze yaguye kuba burya umuntu ufite miliyoni 15 ni nyinshi. Yeah, uzishyize muri business. Uzishyize muri business ari amafaranga afatika. So kuri miliyoni 15 amaze gukora indirimbo 3 n'indi imwe namubonyemo ya collabo yitwa France Elisa wo mukobwa. So bivuze ngo birashoboka ko izo miliyoni 15 yazihawe akagira management mbi cyangwa se akaba ntazo yahawe cyangwa se ntanazihabwe. Byose birashoboka. Akaba ari igipindi cyo kuza bagabwira abantu mu byagenze gutya. Ari cyo kimwe mu bibazo bigonga muzika nyarwanda muri ibi bihe. Nkaye wavuze ngo nagiye mu irushanwa ndatsinda ariko ntacyo byamariye. Byamariye. So reka rero kugira ngo tuze kunyarutsa cyane. Wenda uragenda tunyuramo marushanwa makeya hanyuma tugende dusoreze kurya nyuma rya The Next Pop Star. Rimaze iminsi rica ibintu mu Rwanda, hanyuma biryo dusorezaho turebe ese ni iki risigiye abahanzi baryitabiriye, ese ryo ryari riteye rite, ese ryo nta restriction zari zirimo zabuzaga abahanzi kujyamo cyangwa se imitegurire runaka, hanyuma turebe. Urumva The Next Pop Star ni irushanwa rimaze ry'amezi nk'atandatu ritangiye. Ryatangiye rikorera kuri social media. Ababiteguraga company yitwa Moa Event yavuga ko ariho abahanzi bagomba gukora ama video bakohereza, then bakazahitamo bakurikije kuri performance y'umuhanzi kuri social media. So nabyo byatumye abahanzi bamwe na bamwe barisezeramo bavuga ko imitegurire yaryo ari mibi. Hari nk'abo nze basezeye nka Marina, Elisha the Gift, sinzi niba hari n'abandi. Hari n'abandi liste nini. Nyuma baza guhindura strategy bashyiraho ibintu bijyanye n'ama performance, ariko ni nabyo bari bashyizeho abantu hariya kandi ryarushanwa rikwiye kuba platform ituma umuntu agaragaza talent ye, bakagushyiraho performance y'abantu bagaperforminga bakareba ubishoboye. So irushanwa rero riraza batoranya icyiciro cya mbere, batoramo abantu 20 bakora competition, batoranya nk'abandi 6 bajya kuri final. So muri 6 rero harimo mutipe muraperi bita Yannick Gashiramanga, harimo Gisa Kinganzo, harimo Jasmine Kibatega, harimo Ish Kevin, harimo Kiza Jackson na Honorine Hirwa. Tariki 17 numva ni iminsi birishize nibwo habayeho final, bakora competition muri Kigali Arena. Muri competition babanje gukuramo barabanje guperforminga, bavanamo babiri nyine bavamo, hasigara bane bakora performance. So aba judge bajya mu mwiherero bagaruka bavuga amanota y'abatsinze uko yakurikiranye. So ku mwanya wa 4 haje Kiza Jackson, akurikiraho Gisa Kinganzo ku mwanya wa 3, Ish Kevin aba wa 2, Jasmine Kibatega aba wa mbere. So bavuga ko rero wa mbere yatsinde miliyoni 50 ariko ahabwa sheke ya miliyoni 10. So zini 40 zizajya muri management. So wa kabiri nawe icyo azafashwa bombi n'uwa mbere bazabarihira tike bajye muri Amerika bahure n'abantu bo muri music industry yao iki babafashe no gucuruza ibihangano byabo muri ubwo buryo. So ikibazo kiraha ni ikiherera ko twumvisha amarushanwa yagiye aza mu Rwanda akarangira abahanzi bemerewe ibintu ntibabikorerwe nk'uko bikwiye. Tukibaza eske iyi The Next Pop Star yo dufite icyizere kiko Jasmine ibyo yemerewe bo mina Ish Kevin bazabikorerwa? Dufite icyizere reka tukigire kuko nango ntabwo muri itararenga. Niba Jasmine yahawe sheke ya miliyoni 10 bakavuga ko izindi zigomba kujya muri management, aho ngaho ukuri kuba gufitwe na nyiruko yakira kongera kukagirwa na ba nyiru gutegura ibikorwa. Ariko cyane cyane kuba gufitwe na nyiruko yakira ni uvuga ati koko ibyo nari ngenewe nemerewe banyemereye narabibonye. Ariko noneho bikazaba ikibazo niba koko batanga bamuhashe n'urugero bamuhaye sheke
karukuntu baba biziranye abantu bagahurira ku kinyoma nabyo birashoboka kuko burya ukuri ngo ni ikinyoma gihuriweho akavuga okay nanjye kugira ngo izina ryanjye rikomeze rizamuke icyo bambwiye kugira ngo biyone bitya reka nkemere ni urugero bibaho hari abahanzi benshi najyaga numva batwaye nk'amahade runaka bakamwihererana ati turaguha envelope irimo ubusa izina ryawe rizamuke nawe nkeka ariko byagenze izina ryawe rizamuke ubundi amafaranga aratwarwe yenda na ba runaka bagukoreye umuti cyangwa se uratwara 10% ku muntu wavunitse yarakoze ibikorwa bye ari we wagotse akora ariko nibura akavuga ngo ndatsindira ku izina ryanjye rivugwa icyo kintu uracyumva icyo kintu ndacyumva ibintu bikunda kubaho cyane mu ma award ngiye hari aho nzi byabaye byabayeho nanjye nkikora muzike cyane byambayeho ariko burya nta mpamvu yo gucika intege dusoza rero hari ibintu bibiri nifuza ko kugarukaho ntekereza ko ari cyo kigiye kugerwaho cyo gusoza ikintu cya mbere ni uko hakwiye kubaho ibihembo byinshi cyangwa se n'amarushanwa menshi nubwo competition yica creativity ku ruhande rwanjye ariko mbifata ariko nibibeho ababikeneye babikoreshe babibyaze nk'umusaruro ko bituma umuntu amenyekana bigatuma akomeza no kwita kuri bwa buhanzi bwe akashyiramo imbaraga nyinshi bibeho ariko habemwe ukuri bize mu nyungu z'abahanzi witabira irushanwa iryo ari ryo ryose gerageza kugira ngo izina ryawe ryavuzwe muri cya gihe utsinda rikomeze rinavugwe nyuma yo gutsinda cyane niba management igushuka ejo bundi kakurekura n'ubundi yaragushutse ituma wagira ugombaga kugera utahageze n'ubundi irakurekuye beta yuko urwanirira ryashyaka n'ubundi nk'uko warwanye ukora ugakomeza ukarwana unakora nyuma yo gutsinda ikindi kintu irindi somo nakwiye kuri irushanwa rya The Next Pop Star ni irihe byase binyibutsa muri 2007 Alpha Rwirangira atsinda muri Taska Project Fame rero umuntu utazwi ariko nanjye Alpha namumenyeye muri Taska no hambere namuboneye bivuze ngo opportunity yose ikomanze ku muryango yawe yigrabbing yifate bugwate ibyaza umusaruro n'ikindi nakuye mu uyu mukobwa amakuru mfite nuko ngo yari yaragejeje gukora music byaranze gukora music byaranze yarabuze uburyo bwo kujya mu studio ahitamo gukora amakaraoke ariko yari n'umu actress muri Mashirika ikindi ntabwo ari umuntu w'ikimanuka uraho gusa kuba aririmba yarakoraga n'izo karaoke umukobwa ufite lisansi ya kaminuza muri management bivuze ngo icyo waba uri cyo cyose yampani kurimo ntukuye kwitesha agaciro ibyaza umusaruro plutôt yikoreshe igihe cyawe nikigera izakugaburira burya amashuri yose waba ufite doctora waba ufite iki talent ni nka degree ya kabiri reka bari ko mbyita talent ni degree ya kabiri uzabona abantu bakomeye utakeka ubone umuntu ukomeye usanzwe uzi ko akomeye akina comedies ubone umuntu ni president w'igihugu akina movies akina film araririmba nka Museveni n'umuririmbyi you want another rap yes nayo ni talent kuko ni baki bashobora kujya kuri microphone bakaririmba niba ushobora kuba uri deputy uri umukinnyi wa filme bampora iki urabizi ushobora kuba icyo waba ukora cyose ariko ufite talent yawe niyo kugira wowe wanyawe ntugasubize inyuma talent ngo nuko uri ku rwego runaka ngo wabaye minister wabaye president wabaye umuyobozi runaka ngo bitume usubiza inyuma talent yawe wari wifitiye kuri Event Motivations ni icyo ngicyo tubabwira ariko kandi ukanashyigikira nawe wundi ufite iyo tala ashaka kuba afite taritari so fresh ariko ukamufasha mukayikora yatara ikazamuka uzigiye kumva nka minister wenda Soraya yahimbye indirimbo yuzi yagira mu munsi umwe talent iba ari talent nyine talent ni kugira wewe wanyawe talent igutandukanya n'abandi bantu igutandukanya nawe w'umuministri kakugira wewe wanyawe kagutandukanya n'ikindi kintu cyari cyo cyose gishobora kuza mwisura yawe uvuze talent nibuka tuzakora ikiganiro kijyanye na talent development uburyo abantu bakwiye ku developing atarabifitemo
ariko ntibishoboka umuntu atagufashije. So twari mu kiganiro rero ku ma award n'ama competition abera mu gihugu, twagerageje kubivugaho. Nawe ufite uburyo ubibona, ufite uko ubyumva, ufite icyo utekereza kuri izi award zose zagiye ziba cyangwa ama competition, n'icyo wibaza zasigiye abahanzi n'ibiki. Kuri Vanti Motivation ujya muri comment ukaduha igitekerezo, ukaduha inyunganizi, ariko kandi ukabana natwe ukora subscribe, ukaba umwe mu bafatanyabikorwa bacu n'abaterankunga bakomeye b'iki kiganiro, cyangwa se ba chaîne yacu. Ikiganiro cyari Talent Talk Show, nge nari Crezo, nanjye nari Valence. Ntirenganya Ikiganiro nakagaruka. Ciao ciao. Yaba